dusangire ubuzima. Imitima yacu igira ibyiyumviro bitandukanye. Nk'uko tugira abadukunda niko tugira n'abatwanga. Hari abantu benshi njya numva bibaza ngo ese runaka anyangira iki, ko ntacyo mba namutwaye. Hari igihe nanjye najyaga mbyibaza. Akenshi ugasanga ni umuntu mutagira aho muhurira ngo ahari utekereze ko hari icyo mwapfubiranyeho. Icyo namenye, akenshi abantu ntibatwangira icyo twabakoreye kibi. Imitima yabo iba yuzuye urwango ku buryo bahitamo abantu bo kwanga ndetse no kugirira nabi. Nubwo mu mitekerereze yacu twibwira ko hari icyo umuntu yagombye kukwangira cyangwa akagira icyo agukundira, ariko ukuri ni uko umuntu atanga icyo afite. Icyuzuye umutima nicyo kigaragara. Umutima wuzuye ishyari urangana kandi ubasha kugira nabi. Umutima utishimye ntiwishimira abantu kandi ntiwishimira n'ibyo bageraho. Umutima utifitiye icyizere, umuntu uri insecure, uhora wifuza ko abandi bose baba munsi ye. Igihe ugize icyo ugeraho kumurusha, uwo muntu aguhindura umwanzi. Umutima wakomeretse niwo uhorana gushaka gukomeretsa abandi, cyane cyane mu mvugo. Kwangana bishobora guterwa n'ubuzima umuntu yakuriyemo, ibyo yabwiwe ndetse n'uko yafashwe. Umuntu wangana akaguhemukira, akakubuza amahirwe wari kubona, akenshi aba yumva atishimira ko abandi bagubwa neza. Ushobora kumara igihe wibaza ngo ese koko uyu muntu twapfuye iki? Igihe abo bantu ntaho muhurira cyangwa nta nyungu rusange muhuriramo, ibyo bakwangira akenshi ntaho bihuriye n'icyo wabakoreye, ahubwo n'urwango bafite mu mitima, noneho bagashaka abantu bagomba kwanga. Umuntu udasanga nk'urwango burya abasha kubabarira niyo wamuhemukiye. Ntabwo yitura urwango, kuko urwango ruravuna kurusha urukundo. Umuntu ubasha kwanga abantu, kubahemukira, kubabangamira, kubabuza amahirwe yabo cyangwa se kugenda basebya, uwo muntu aba akeneye gukira mu mutima, ni uwo kugirirwa imbabazi. Aba afite ahantu hijimye mu mutima we, kandi hari igihe nawe aba atabizi. Abantu batwanga kandi bagashaka kutugirira nabi, igihe tubimenye ntitukiture urwango, kuko buri wese agomba gutanga ikiri mu bubiko bwe. Nidukomeza kuba abantu abo twifuza kuba bo, ntibazigera babangamira amahoro yo mu mitima yacu, kandi niba ari abakira bazatwigiraho nabo babashe kugira ubuzima bwiza. Nkwifurije kugira umutima urimo ibyiza, kugira ngo nugira ibyo ukura mu bubiko bwawe abe ari ibihumuriza kandi byubaka, ntibibe ari ibisenya. Dutahe cyane.